Shalom shalom mwene data, iki gitondo ngiye nkuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Mwene data, reka nkubwira aya magambo numvise Imana ishyira ku mutima wanjye. Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa mu byo wabucamo byose. Ubyutse muri iki gitondo hari inkuru mbi, hari inkuru z'incamugongo, hari inkuru zikubwira ngo ntibishoboka. Ndashaka kubwira ko Yesu Kristo akiri uwo kwizerwa. Ndashaka kuwira ijambo Zaburi ya 27 umurongo wa 3 n'uwa 4. Reka mbere kuri 3. Ijambo ry'Imana avuga ngo nawe ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Nawe intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, no kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Iyi jambo ry'Imana tubwiye ngo nukuba mu nzu y'Uwiteka ntabwo ari ukuba mu bikuta bine, naho muri dushuri, naho mu modoka ugenda, Uwiteka ari muri wowe. Erega Yesu Kristo agenda muri twe iyo twamwemereye. Icyamukamwegura umutima wawe, erega icyo akeneye ni kimwe, nukumwemerera, no muri izo ntambara ngo naho ingabo zabambira amahema kugutera, umutima wanjye ntuzatinya. Reka nkubwire, naho Satani yahaguruka, naho intambara zahaguruka mu byo urimo, naho muri ako kazi intambara zahaguruka, naho ibikuburanya byaba byinshi, erega aracyari uwo kwizerwa. Iyo umwemereye gusa ukamwemera kwa mutima wawe, iki gitondo nta gukorwa n'isoni kwaba ku buzima bwawe. Ndashaka kuvugana nawe ngo emerera Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Erega naho tutamwizera tubicamo kandi bikadukubita, ariko iyo wamwemereye, iyo umweguriye byose, iyo umuhaye umutima wawe, niwe ufite icyo yakora. Rega niba ukirema, niko ijambo ry'Imana ritukubwira. Ni ukuri, reka nkubwize ukuri, ntabwo ndimo ngushyushya. Iki gitondo ndashaka kuzamura amarangamutima yawe kugira ngo uyegurire Kristo. Ndashaka kukubwira ngo ongera uzamure imitekerereze yawe uyegurire Kristo, ongera uzamure umutima wawe umuhe wonyine. Erega muri ibyo byose uko byaba bisa kose ari kumwe nawe. Numwemerera mu modoka muragendana, niwe wakugeza ya mahoro. Numwemerera uramuha urubyaro rwawe, ararurinda aho ruri mu mashuri mutajyanye. Numwemerera, erega uwo mugabo niwe wamurinda, erega umugore wawe niwe wamurinda. Erega mu byo ducamo byose no mu biduhinyuza byose, iyo tugendanye nawe ntabwo yemera kwakorwa n'isoni, kuko umufite ntajya amwemera gukorwa n'isoni. Hari igihe wagira ngo yanacecetse, hari igihe ugira ngo ntahari, ariko ndashaka kubwira ngo icyo kibazo kimwegurire. Erega mwemerere mu kigendanemo, aho kugira ngo wiremere ubucocero, mwegurire, mwemerere. Reka mugendane, reka umwiharire, reka kwiharire, reka umwiyegurire, reka umwemerere, umubwire ngo ni wowe, nta wundi mfite. Zinduka muri iki gitondo wiyemeje kumwiyegurira, zinduka muri iki gitondo wiyemeje kumwikoreza ibyo ufite byose. Umubwire ngo nta wundi mfite, ni wowe, nta wundi nkeneye, ni wowe. Erega ni wowe ufite icyo wakora. Mwami Yesu, ugira icyo ukora ku buzima bwanjye. Mwemerere, mubwire, arabikeneye, arabishaka, arashaka kumwereka ko abishoboye, arashaka kumubwira ko abishoboye. Ndashaka kukubwira ngo ntabwo ukwiye kwita ku byo ubona biri kuguhinyuza, ahubwo wite kuri kumwe nawe, kuko no muri izo ntambara ngo nubwo ingabo zabambira amahema kudutera, erega naho abana nawe. Erega mu bikurwanya arahari, erega byose arabireba, arabibona. Akeneye ijambo ryawe rimwe gusa rimubwira ngo ndakwemereye, ndacyakwizeye. Akeneye ijambo ryawe rimwe gusa rimubwira ngo ndacyagukunda, ndacyifuza kugendana nawe. Erega uri muri dushe, tangira kwitegura, umubwira kumukunda, mubwire ko umukeneye, mubwire ko n'uyu munsi ibyo ubona udafitiye inzira ari wakeneye. Mubwire yuko ari we wenyine ukeneye kugendana nawe. Mubwire no muri iyo modoka ngo nubwo ndi mu modoka ntazi aho ngiye naho ndi bugarukire, ariko ugendane nanjye. Erega naho uri bwinjire yinjiranye nawe, ntabwo bisa nuko watekerezaga. Arashoboye, arabikora, arabishoboye. Ntabwo wowe ubizi ko abishoboye, ariko arabishoboye. Ndashaka kukubwira muri iki gitondo ngo arabishoboye. Bimwegurire, bimurekere. Erega wongere umurekere ko afata kontrole. Erega mwemerere aba ari kugutwara. Iyo agutwaye ntabwo agutwaza igitugu, iyo agutwaye ntabwo akujugunya aho abonye. Satani ajya higa aho atujugunya, ariko Yesu Kristo wamwemereye ntabwo yabyemera. Ntabwo yakwemera Satani akujugunya aho
ashaka ari imbere yawe, arakugota, arabamba amahema yo kukugota, arabambisha amahema kukurinda, kuko ahora ategereje umwemerera ngo agendane nawe. Muri iki gitondo nakuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Yesu Kristo aracyagukunda, Yesu Kristo aracyagushaka, Yesu Kristo arahari, n'uwo kwizerwa. Mwemerere n'uwo kwizerwa. Ndagusomera Timoteyo wa 2:13 turavuga ngo kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Reka nkubwize ukuri, Mwami Yesu ntajya yivuguruza, arahari ku bwawe nanjye, ntabwo ajya yivuguruza, n'uwo kwizerwa. Ibihe byose umwizere, ibihucamo umwizere, mu bikuhinyuza umwizere, mu byo utabonera inzira mwizere. Erega ni we ushobora kugira icyo akora, wowe utamenye neza ko azagikora ariko ukakibona akagisohoza. Ibuka n'ahandi yagukuye, ibuka na za ntambara zindi. Erega niwe watumye uzisohokamo, erega niwe watumye udakorwa n'isoni, erega niwe watumye utananirwa. N'uyu munsi arahari kukugirira neza. Ongera umubwire ngo ndacyahari kugutegereza. Ongera umubwire ngo nubwo mbona nyeganyeze, mfata nkomeza, mpa amahoro yo mu mutima, mpa kugira icyo mpagararaho, mpa kukwizera, mpa kukwegura umutima wanjye. Mubwire, akeneye ayo magambo yonyine, nta kindi akeneye. Mubwire ngo imitekerereze ndayiguhaye, amarangamutima yanjye ndayaguhaye, ibyo nibwira byose ndabiguhaye, ndakwiyeguriye. Ugire icyo ukora, mubwire. Iyo ubivuze arabimenya, amenya ko umushaka. Iyo ubimubwiye ubikunze, ubishyizeho umutima, arakumva, ategereje gusa kubimubwira. Ndavuga ngo mwizere. Reka ngusengere. Umwami we Yesu aracyari uwo kwizerwa. Mwemerera umutima wawe icyo yakora. Roboshika yarababa. Data, iki gitondo turagushimye. Mwami, ndakwereka umuntu ubyutse atazi aho agiye, ndakwereka ubyutse agiye mu kazi, ndakwereka uri guca mu bikomeye, ndakwereka uwararanye inkuru yica mugongo, ndakwereka uwabyutse azi yuko bitagishoboka, ndakwereka wa wundi wavuga ngo ndakora iki, ndakwereka wa wundi uzi ko birukanye umwana ku ishuri ku bwa minerivare, ndakwereka wa wundi warwaje atazi ikiri bukorwe ngo umurwayi avurwe, ndakwereka n'urwaye umva neza yuko yabwiwe inkuru mbi, ndakwereka na wa wundi watanye raporo idasobanutse, ndakwereka na wa wundi babwiye ko akazi karangiye, ndakwereka na wa wundi utazi aho ari bubone ibyo kurya, ndakwereka buri wese mu ntambara ari gucamo. Ndavuga ngo nabo barebe. Mwami, wongere ubarebe, wemeye kukwizera. Reka ukwizeye wose akubone, reka uwemeye kukwizera wese akubone, reka ugushikamijeho umutima Mwami ngo azaba amahoro masa. Nabo ndavuga ngo Mwami ubarebe, ubumve Yesu, ugutakiye iki gitondo umwumve, ukwirunduyemo umufate, umwiyereke Papa, wadusizenje tutazakorwa n'isoni. Mwami, ndakwereka nkuragize ubu bwoko, buri muntu wese wumvise iyo diyo muri iki gitondo ahemburwa umutima, yongera asubizwemo ibyiringiro bishya. Icyubahiro niyo nkigaruriye mu izina rya Yesu. Gendana na buri wese muri uyu munsi, umunsi ubahire. Mwene data, ndakwifuriza ngo uyu munsi uguhire. Shalom shalom, ugendane n'Imana. Amen.